Ndagusuje kandi nguha n'ikaze hano ku IBICU TV kanizere kumeze neza cyane aho uri hose atandukanye. Ngiye nitwa niko ingabiye. Hanyuma amafoto y'umusore mu mujyi wa Ouagadougou muri Burkina Faso akomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'uburyo uyu musore asa neza na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Abantu benshi bakaba bakomeje kuyakwirakwiza basaba ko umusore yafashwa kugera ku nzozi ze, dore ko avuga yuko yifuza kuzahura nawe amaso ku maso. Perezida Paul Kagame ni umusore bakomoka mu bihugu bitandukanye, ntibahuje imyaka kandi ntibanahuje n'imirimo, kuko umwe ari umukuru w'igihugu ni mu gihe undi ari umusore ukiri muto wituriye mu gace k'akajagari ko mu murwa mukuru wa Burkina Faso Ouagadougou. Uburyo rero uyu musore asa neza n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda byatumye banamwitirira amazina ye, aho kuri ubu ngubu yamenyerewe kwitwa Paul Kagame nubwo nawe atamuza amaso ku maso, ariko akaba afite inzozi z'uko bazahura. Ni umusore bigaragara ko akiri hagati y'imyaka 28 na 35, aho abamubona avuga ko iyo aza kuba afite nk'imyaka 63 y'amavuko byari gukekwa ko yaba ari impanga ye. Wabahuye wese rero azi Perezida Kagame mu itangazamakuru cyangwa se yarigeze kumubona imbona nkubone ahita amwita Paul Kagame. Uyu musore bitazwi neza amazina y'inyakuri kugeza ubu ngubu yiswe n'ababyeyi be, avuga yuko afite inzozi zo kuzahura Perezida Paul Kagame amaso ku yandi. Gusa kugeza ubu ngubu amazina ye ntazwi, icyakoze nyine amwita Paul Kagame. Uretse n'ibyo ngibyo ariko uyu musore kuba yitirwa na Perezida Paul Kagame ntabwo ari ibyo gusa, kuko yaniyemeje kumufatiraho icyitegererezo cy'ubuzima bwe nyuma yo gukurikirana ibikorwa by'ubutwari byaranze nyakubahwa Perezida Paul Kagame mu busore n'ubu ngubu akaba kandi akiri indakemwa mu gihugu cye, muri Afurika no ku isi hose. Ntabwo ari ubwa mbere byagaragara yuko umuntu afite undi muntu basa, ni kenshi cyane ubundi hakunze kugaragara abantu basa n'ibyamamare mpuzamahanga, ariko ugasanga abo bantu batarigeze bamenya ibyo byamamare bitewe n'imibereho babamo ahantu mu byaro, cyangwa se batabasha kubona ikoranabuhanga, cyangwa se wenda babazi kuri televiziyo n'ibindi bitangazamakuru. Gusa kuba umuntu yasa n'undi muntu byo bibaho. Ubundi bajya bavuga yuko umuntu ashobora kuba afite abandi bantu batatu basa nawe ku isi kandi ntacyo bapfana yewe batanakomoka mu gihugu kimwe cyangwa se no ku mugabane umwe. Mu Cyongereza hari icyo bita double ganger cyangwa se double ghost, cyangwa se nyine undi muntu musa ugenda mu cyo bita igicucu cyawe, nyine umuntu aba afite ku isi. Mu byamamare byagiye bibona abantu basa bigatangaza abantu benshi, harimo nka Shakira, nk'uko uri kubona kuri ino foto. Shakira ni uyu nguyu w'iburyo, uyu mugore wundi n'undi mugore basa. Uretse nk'ibyo ngibyo, Perezida Kim Jong Un nawe yabonye umugabo basa. Kim uyu nguyu uri hano iburyo, umugabo basa n'uyu wo hirya uhagaze ushize amaboko inyuma. Uretse n'uyu nguyu, umukinnyi wa filime Tom Cruise nawe afite umuntu basa, we n'uyu wambaye ikoti ry'umukara, umugabo basa n'uyu wambaye umupira w'umweru. Ntabwo ari aba gusa, kuko na Katy Perry nawe afite undi muntu basa. Katy Perry n'uyu nguyu udafite akantu k'umutuku, ni mu gihe uyu basa ari uyu nyine ufite akantu k'umutuku. Hanyuma umugore w'igikomangoma Harry witwa Meghan Markle nawe afite umugore basa neza, nuko wasa nkaho abyibushye mu gatoya. Meghan Markle ni uyu w'iburyo, ni mu gihe umugore basa ari uyu wo hirya. Naho Angelina Jolie muramuzi muri filime zitandukanye, uwa nyawe ni uyu nguyu wambaye agapira k'umweru, ni mu gihe wo basa ari uyu nguyu wambaye umupira ujya gusa grey. Undi muntu yabonye undi muntu basa bigatangaza abantu w'icyamamare ni Samuel L. Jackson ukina amafilime. Umugabo basa n'uyu nguyu nyine wambaye costume wo hirya, ni mu gihe Samuel Jackson we ari uyu nguyu w'iburyo. Jason Statham nawe wamamaye muri filime Transporter nawe afite umugabo basa, uwa nyawe n'uyu ukambije agahanga, ni mu gihe basa uyu nguyu usa nkaho atuje atarakaye. Saba gusa ko na Maria Carey afite umugore basa, cyakuze cyo batandukaniyeho. Maria Carey asa nk'ari ufite mu maso hanini ukuntu ari kubarasa, uramutse utabyitayeho neza cyane wabona ko ari nk'imanga, kandi mu by'ukuri ntacyo bapfana. Nta nubwo ari aba gusa, ko na Rihanna nawe afite undi mukobwa basa. Ihana uramubona ni wambaye akantu k'umutuku, ni mu gihe uyu basa yambaye agasengeri k'umukara. Uretse nabo gusa, hari umugabo uherutse kwamamara muri filime yitwa La Casa de Papel witwa Alvaro Morte, nawe afite umugabo basa. Uwa nyawe ni uyu nguyu w'iburyo, ni mu gihe uwo basa ari nguyu wambaye costume y'umukara n'ipantaro ijya gusa umweru. Ntabwo ari aba gusa kandi bajya babona abantu basa, n'abandi bantu benshi cyane. Ni ibintu bisanzwe bibaho. Ubundi abanga bavuga yuko umuntu aba afite abantu nyine batatu basa nawe ku isi, kandi akenshi umuntu ntabwo aba ari kure yawe. Tugarutse kuri mu Paul Kagame wa Ouagadougou, abantu benshi yabatangaje ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, cyane Twitter, aho wenda turebeye gato nko kuri Robert Cyubahiro Makene umunyamakuru wa RBA, akaba n'umwe mu ba social media influencers, yaramupostinze arabaza ati murabona asa nkande. Abantu bavuze bose babibonye kimwe. Ubundi ajya avuga ko umuntu atabona kimwe n'undi muntu, ariko ukuntu uyu muhungu asa na Perezida Paul Kagame ni ibintu bigaragara buri muntu wese, aho nk'uwitwa Evazo yaje avuga ati none se ntabwo ari His Excellency
bose. Uwitwa Rwirimo yavuze ko yumvishe ko nyine habaho kopi 3 z'umuntu, ati barasa cyane. So gusa kuko uwitwa 60 Gasore we yagize ati umwana muzehe wacu azamuhe karibu pe. Uwitwa Musinga yamusubije agira ati asa n'umugabo w'ibigi muri iki gihugu. Bigira umwami yagize ati asa na papa Anje. Uwitwa Robert Rudasinga wavuga yuko uyu mugabo asa na Perezida Paul Kagame ariko we adahagarara kuriya. Uwitwa umwana wundi we ntekereza ko ashobora kuba atarabonye yuko atari Perezida Paul Kagame, ubwo yaje avuga ati ko mbona ngo perezida wacu se yambaye inyusu bahu. Uwitwa Rukundi Inosa nawe bigaragara yuko ashobora kuba ataramenye neza yuko uyu muntu atari Perezida Paul Kagame, iravuze ati ko His Excellency yambaye kuriya. Uwitwa Pacifique Nyironsanga wati ni Kagame neza neza, n'abandi benshi cyane bose babibona kimwe. Akenshi ubundi umuntu ujya uvuga ko umuntu asa n'undi, umuntu akavuga ko badasa bitewe n'uko umuntu ngo abona ikintu bitandukanye n'undi. Gusa uburyo uyu musore nyine asa na Perezida Paul Kagame ni ibintu bigaragarira buri wese. Nyine nitwa Ingabire, reka nkomeze nkwifurize kugubwa neza cyane aho rose atandukanye. Naho iyi ni IBICU TV, ibihe byiza.